kuramya no guhimbaza Imana mu ndirimbo ni ikintu gikomeye cyane cy'imbaraga. Dawudi yari umuririmbyi w'umuhanga. Ubundi impano y'uburirimbyi no kuririmba yaririmbiraga Imana ayicurangira zamujanye ubwami. Igihe yageze kwa Sawuli bari mu rugamba yatanze ubuhamya avuga ivyo Imana yamukoresheje. Ariko nanone igihe cyose yabaye kwa Sawuli, mu gihe cyose Sawuli umwuka mubi wamuhangagaho, Dawudi yaramucurangiraga akaririmba umwuka mubi ukava kuri Sawuli, kuko dakiti kirukana imyuka mibi ihaze ku bantu. Ni mu gihe mucurangira Imana kandi mwiririmba. Iyo mubikoze muzamumenya ko muri mu mwanya wo gutuma abantu borohera, wo gutuma abantu imyuka mibi bahanzeho ibarekura. Dawudi yari director w'umuziki, direct of music, kuko Dawudi ni wakontrolaga umuziki mu gihe cye, kandi kubera kubigira umwuga no kumenya imbaraga ziba mu kuririmba. Igihe cyose yaramirizaga Imana kuri Zayoni. Igihe cy'ubwami bwe yasaga n'ubwo waravanze amatwara ye cyangwa se ubwami bwe nuko mu ijuru babikora. Yari yaravanze yakaza akora ikijuru byatekereje. Kandi Bibiliya iravuga ngo Imana yitegereje, tudasubiye mu mateka ya Dawudi y'ibintu byinshi yakoze. Imana yitegereje Dawudi iravuga ngo mbonye umuntu ufite umutima kuwo shaka. Imana yashaka umuntu ufite umutima uyiramya kandi uyihimbaza. Ni uwo mutima Dawudi yari afite. Yari afite umutima uramya Imana, kandi yabikoranye imbaraga. Yashyizeho abaririmbyi baramya bahimbaza Imana. Habe no mu gihe yubatse ihema, mu kubaka ihema rye yaryubatse bitandukanye na Mose. Ihema rya Dawudi ryari ihema ryo kuramirizamo Imana no kuyihimbaza, ndetse n'abanyamahanga bari kure n'amasezerano y'Imana bakaza boroherwa kubwo kuramya no guhimbaza Imana kwari mu ihema rya Dawudi. Ndabifuriza kuba mu bihe byo kuramya Imana no kuyihimbaza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusoreze kuri iri jambo. Nanone biza kugaragara mu gihe Pawulo na Sila bari baboshwe, ariko mu gicuku cya nyuma barasenga kandi bafata umwanya wo kuririmba. Mwemenye riradohoka kandi mwizugu zirakinguka ngo imbohe ngo zitangazwa n'ibibaye, kandi mwemenye urujya bose radohoka. Umurizi wari barinze aravuga ngo se nkora iki kugira ngo naje nkizwe. Yatekerezaga ko yakora ibikomeye, nta bindi bikomeye yari gukora para kwakira umwami Yesu akinjira mu mwanya wo kuramya no guhimbaza. Baramubwiye ngo niyatura ibyaha bye niyihane yakira umwami Yesu. Yakira umwami Yesu n'abizuye bose kubw'imbaraga zo kuramya no guhimbaza Imana mu izina ry'umwami Yesu. Kandi reka nkubwire, iyi mpano y'Imana ntabwo igugwa, ntabwo itangirwa ifaranga. Mbabwire, reka mbonereho nari no jambo ryo kubakangura cyangwa se yo kubahugura. Tugatekereze ko impano y'Imana igurwa. Abenshi baba babikoresha mu buryo bw'ubucuruzi. Mu gihe cyose mu Kristo mukora mu butumwa, tugatekereza ushaka gucuruza. Ariko mwumve rino jambo mwumve rino jambo, nta gikorwa kidafite inyungu. Ariko si indamu, tugakorera indamu, ariko inyungu iyo irahari ni inyungu y'ubutumwa. Ijambo Pawulo yabwiye abantu kuko kubigiza hafi kugira ngo babe mu bihe byo kuramya no guhimbaza. Yaravuze ngo tubahendahendera, tubahendahendera muri Kristo Yesu. Tubikora duhendahenda kugira ngo abantu bizere umwami Yesu, kandi umwami Yesu yakoze afite inyungu. Ni inyungu y'itorero. Ndabasaba kugira ngo mube mu bihe byo kuramya no guhimbaza Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tuzakomeze tubane, tuzabagezaho byinshi Imana iduhaye bibafasha muri uru rugendo dufite gukura mu ijuru. Nimbakira ijambo ry'Imana kandi musubizwe mu imbaraga kuko mufite umurimo ukomeye. Nimbakira ijambo.